Mshaneza 26 ans unashindwa huko. Sense. Ni wa mingi kwanza man. Hapa vita ndio inaenda kisa. Vita kabisa. Hapa ni vita. Na wasa wanatokea Njombani. Subscribe to Mupingaji Empire, our home channel. Thank you. Amahoro y'Imana niyo nkwifurije wowe ubana natwe kuri Mupingaji Empire. Reka amakuru y'uyu munsi tudatinze tuyahire mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu gace ka Ovira, Karehe n'ahandi hagumye kumvikana imirwano iri guhuza AFC M23 ndetse n'ingabo za FARDC, Wazalendo, ingabo z'abarundi ndetse na FDLR. Ku munsi w'ejo nibwo twabwiraga yuko Ovira habonetse imirambo y'abarundi benshi cyane baharasiwe n'ingabo za AFC M23 ndetse na Wazalendo benshi bapfuye bazira igitero cyari cyabereye Kavumu. Ubwo binjiraga Kavumu bagatangaza yuko bafashe Kavumu maze M23 irabareka, nyamara kara gatego ibarashisha drone. Wazalendo rero bahise barakara maze bavuga yuko ubu ngubu ibintu noneho bagiye kubisubiza urudubi nyuma y'imirambo myinshi yagaragaye Igoma, igaragara aho ngaho nyine Kivu, cyane cyane ku kibuga cy'indege aho bigambaga ko bagifashe maze M23 irahabacocera irabamara, bahita barakara batangiza urugamba bya nyabyo. Ubu rero ku munsi w'ejo nibwo bari kurwanira nanone mu masaha y'ijoro, bari kurwanira mu ibyo bice za Karehe ndetse n'ahandi heshi cyane. Iyo video dutangiranye mureba ni ingabo za AFC M23 zageje tayari muri Karehe, nizo ziri gukontorora uwo mujyi ndetse Kabumba ndetse niya kabiri. Bo rero mwabonye umurongo muremure cyane bari kutambuka mu baturage z'abaturage bavuga ati ikaze nanone, dore ko ngira ngo abaturage nabo baba bifuza yuko hari M23 ariyo yakabaye kontrola biriya bice, kuko abaturage urebye reaction yabo ndetse n'abenshi bagiye baganira n'itangazamakuru ritandukanye bavugaga yuko batishimiye kuba nari kugenzura bice biri kugenzurwa nyine n'ingabo za FARDC, dore ko ngo baba bangamira ndetse bakaba babaka n'ibyabo. Naho rero ku munsi w'ejo Perezida Chilombo Tshisekedi Felix nibwo yagaragaye mu ntara ya Katanga, yagiye kubasura, byinshi yabaganirije, abaganiriza byinshi, dore ko mu minsi ishize twabagejeje inkuru ivuga yuko Katanga yasabye ubwene gihugu ndetse isaba kwigenga. Ariko rero none Tshisekedi yumvikanye mu mvugo ye yavuye Katanga avuga yuko abizeza byinshi birimo imihanda ya gari ya moshi, amazi n'ibindi byinshi ngo azabagezaho. Ariko nanone yumvikana atavuga yuko ibice M23 ifite ntacyo ari kubivugaho, ndetse bisa nkaho bigaragara yuko yemeye ko atahabara. Mu ijambo yavugiye Katanga kandi yavuze yuko azageza gari ya moshi mu bice bya Katanga cyangwa se imihanda ya gari ya moshi, amazi, umuriro, ibindi bikorwa by'iterambere. Ariko nanone avugamo utundi duce cyane cyane natwo twagiye turangira kwisabira uburenganzira cyangwa se gusaba nabwo ubwene gihugu. Avuga yuko naho azabasura, ariko yumvikana atavuga yuko azasura Goma cyangwa se ngo abe yababwira yuko bihangana bitewe n'intambara barimo. Bivuze ngo Perezida Chilombo Tshisekedi Felix ashobora kuba yaremeye ko noneho Kivu Republic cyangwa se Kivu Republic bahoze abantu bavuga ishobora kuba ari iya nyayo, ahubwo hasigaye icyo bita gusasa imigeri, ari byo ubona Wazalendo cyangwa n'izindi ngabo za FARDC bari gukora nyine nta kundi, kwa kundi umuntu adapfa kwemera gutsindwa. Nanone rero mu kanya gashize ku itariki ubu ngubu dukoze ikiganiro ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025, umunsi w'ikiruhuko ku bakristo. Ariko rero si umunsi w'ikiruhuko kuri M23, kuko
ko ubu ngubu ikomeje intambara cyane cyane i Masisi. Goma nanone hashobora kuba hari amakuru ari kuvuga ko ibintu biri gututumba. Nitwa Mpingaji John Peter Sef Gakuba, ngini Mpingaji Empire. Nimba ukunze ibyo dukora kanda hasi handitse subscribe maze fungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi kundi. Nawe wakanda subscribe umuntu umugabo mpora mbigushimira. Reka usharing ino video igire kuri benshi maze uduhe igitekerezo cyawe ngaho muri comment section, unakande like maze kugira ngo tujye tubana umunsi kundi. Reka ngaruke mu masegonda make tubive umuzingo byose tubwire ibiri kubera cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Stay tuned. Subscribe to Mupingaji Empire Ku our home itariki channel. Thank you. 18 rero ni umunsi w'ikiruhuko ku bizeremana cyane cyane abakristo, ariko rero M23 yo yeguye imbunda, yegura ibifaru, yegura amadrone ndetse n'izindi ntwaro iri kurwanisha yerekeza mu bice bya Uvira, ahandi henshi hari kubera intambara cyane cyane Masisi, ari kuvuga ko ari kubera intambara idasanzwe maze irwanya Wazalendo, irwanya abarundi ndetse na FARDC, FDLR n'abandi benshi bakomeje kurwanya umutwe wa AFCM 23, dore ko yarahiye ivuga yuko igiye kurwana igafata ibice byinshi. Noneho nyuma yuko barwanye bari kurwanya cyane cyane bari kurwanira mu bice bya Karehe, nyuma yuko bafashe Karehe bafasha Kabumba ndetse n'ibindi bice byinshi bari babambuye. Ubu ngubu amakuru ari kuvuga yuko uduce 8 bari bambuwe n'ingabo za FARDC. Ubu ngubu rero bashobora kuba batwisubije, ngira ngo ni inkuru itaramenyekana neza. Wowe ujye ngusaba no gukora subscribe maze tuzijya tubatohoreza inkuru zose tugaruke tuzibagezeho uko zakabaye. Naho rero ku munsi w'ejo Perezida Chilombo Tshisekedi Felix yasuye intara ya Katanga, ababwira yuko batagomba kwiyomora kuri Kongo nk'uko bari babigaragaje mu cyifuzo cyabo bandikira Perezida Chilombo Tshisekedi bamubwira yuko bashobora kuba basaba ubwigenge, ndetse dore ko ngo bari bakoze n'igisirikare cyabo, perezida wabo ndetse na minisitiri n'ibindi byinshi bari batangiye no gukora idarapo rya Perezida Chilombo Tshisekedi Felix. Yabigejeje ibintu byinshi birimo ibitangaza ndetse abizeza imihanda ya gari ya moshi, amazi, umuriro, ibikorwa byinshi by'iterambere. Ariko nanone rero abantu benshi cyangwa ibinyamakuru byinshi byatangiye byakomeje kugenda bigaruka ku ijambo yavugiye i Katanga, ariko akumvikana mu mvugo ye avuga yuko nanone intara ya Katanga ndetse n'izindi ntara nyinshi cyane azabagezaho iterambere ryihariye, azaba ndetse azahagarika bimwe muri bikorwa bivugwa by'ivangura bihabera. Ariko nanone yumvikana asa nkaho atavuze bimwe mu bice AFCM 23 ifite, bivuze ngo Chilombo Tshisekedi se yaba yaremeye yuko M23 bira bice izagumya kubigenzura. Ni inkuru nyinshi cyane zagiye zandikwa ku ijambo yavuze, ariko yavuyeyo dore ko ndi ku munsi w'ejo ariho yaraga. Stay tuned, reka ngaruke mu yandi makuru.